tubanze dutandukanye imurenge n'iminembwe. Yego. Abantu benshi bagira barabyitiranya. Yego. No kuvuga ko hari imurenge. Minembwe ni agace gato kari imurenge. Kari imurenge. Urabyumva? Yego. Reka mbivuge wenda kuba tuye mu Rwanda babyumva vuba. Imurenge ni nkuko bavuga akarere ka Rubavu. Kambyite gutyo. Yego. Ariko Minembwe ukavuga ngo umujyi wa Gisenyi. Ari igice cegereye Bukavu, hakaba igice kinini kiri muri teritwari ya Uvira, kinini cyane. Hakaba igice kinini cyane kurushaho noneho kiri muri teritwari ya Fizi, ari naho tuza gusanga iyi Minembwe. Yego. Hakaba noneho ugiye usa n'ujya mu burengerazuba, turasanga igice kinini cyane kiri mu iyo Mwenga. Yego. Ariko Abanyamurenge bagatura muri segiteri imwe yitwa Itombwe. Sibyo? Nuko Mwenga ni teritwari ifite amasegiteri menshi. Yego. Hanyuma turebe population yatuye. Yego. Muri teritwari ya Uvira, urabyumva? Higanjemo abapfurero n'Abanyamurenge n'Abanyindu gusa. Abo bose bavuga Ikinyarwanda? Abo bose biterwa n'agace, kuko nduhumve ko ari ahantu hagari cyane. Hagari cyane. Abo bose ntabwo bavuga Ikinyarwanda. Bavuga Ikinyarwanda ni Abanyamurenge nyirizina. Abandi bavuga indimi zaho. Abandi bose bavuga, abapfurero bavuga Igifurero. Abanyindu bakavuga Ikinyindu. Urabyumva? Yego. Bari muri teritwari ya Uvira. Yego. Ariko hakaba n'abo bita Abavira. Abavira biva mu Buvira. Baba mu Ibuvira, ariko bakaba no mu misozi. Iyi misozi irimo ibice bitatu. Imisozi izamuka ikora ku kiyaga cya Tanganyika, n'ikora mu kibaya cya Rusizi. Ubwo ikiyaga cya Tanganyika ni kimwe gikora i Bujumbura. Kimwe gikora i Bujumbura. Hari aho bita Plaine mu kibaya. Aho hari Abanyamurenge, hari abapfurero, hari Abavira, Abanyindu ntibahari. Yego. Hakaba bita Moyen Plateau, n'indi misozi yisumbuyeho iciriritse. Yego. Iyi tuye Abanyamurenge, abapfurero, Abavira n'Abanyindu. Reka nongere mbasuhuze mwese abadukurikiye kuri Africana TV, muradukurikira no kuri eshatu Africana Post .com, muradukurikira kandi no kuri Ukwezi Live TV. Nitwa Nibishaka Jean Baptiste, mukunda kwita Yohana Umubatiza. Uyu munsi rero ndabasaba mukomeze mukore subscribe kubera ko mugiye kujya musobanukirwa byinshi bitandukanye hirya no hino. Mfite umutumirwa uyu munsi, ndi kumwe na Bwana Magarambe Theodore, ni umunyamakuru w'umwuga umaze igihe kinini. Araza kutukibwiraho gatoya. Tugiye gusesengura ikibazo abenshi bakunze kwibaza ndetse n'abato batazi, cyitwa Minembwe cyangwa se imurenge, aho tuza kureba ikibazo gihari uko cyatangiye, se ni hehe mu buryo buri geographique, tumenye tuzagenda tubiganiraho kugeza igihe tuzajya dukurikirana ubuzima bwa buri munsi bw'abantu bitwa abantu bari imurenge, ubwo abo dukunda kwita Abanyamurenge. Kugeza uyu munsi bafite ihohoterwa ndetse n'ibibazo bitandukanye bituruka kuba batuye hariya bavuga ururimi rw'Ikinyarwanda. Theodore, banza wibwira abadukurikira aho neza. Uraho neza Jean Baptiste. Wakibwira abadukurikiye neza kugira ngo tujye dukomeza tuganira tuziranye, no mu gihe yenda ndi hakurya muri Tanzania bibaye ngombwa ko tugira intervention tuganira, bajye baba bakuzi neza. Urakoze cyane. Nishimiye kongera kubonana nawe. Hari hashize igihe gito. Hari hashize iminsi tutabonana. Nkuko bivuze nitwa Magarambe Theodore. Nkomoka mu Minembwe. Mu Minembwe. Ahitwa Kugishigo. Yego. Ariko ndi umugabo wubatse ufite abana. Kuko wari bivuze ni umunyamakuru bimazemo hafi imyaka 19. Kandi nkaba nkunda gukurikirana ibibazo bya hariya.
inyuma ya experience mfite mu itangazamakuru nize politique yego na administration nakoze n'ubushakashatsi ariko ubushakashatsi mu gitabo cya memoire yego ujyanye ni imibanire yego hagati ya Kongo n'u Rwanda yego by'umwihariko abaturage bagoma n'aba Gisenyi yego ndetse nzara gukomoza no ku baturage batuye Uvira na Bujumbura mu gihugu cy'u Burundi yego ibyo bintu rero ngenda bikurikirana buri munsi mpereye kuri icyo gitabo niyo mpamvu nahisemo kugutumira uyu munsi yes hanyuma Magarambe uyu nguyu ari bamwe mu banyamakuru bakoze no mu bitangazamakuru harimo n'igitangazamakuru cy'igihugu nakoze muri RBA imyaka 9 cyo yitwaga Orenforo iba ya RBA n'undi narakomeje ariko kugeza muri 2017 nibwo navuyemo nakoreye n'imvaho nshya yego nanditse no muri kinyamateka ya Kiliziya Gatolika nakorera Disano yego nakoreye Bwiza ariko ubu ndi umunyamakuru wigenga yego mfite ibitangazamakuru byinshi binkoresha ukurikiranira hafi ibibazo byo mu burasirazuba bwa Kongo cyane cyane mu majyepfo cyane mu majyepfo muri Sud Kivu ariko nkaba no mu miryango myinshi iharanira amahoro yego ni myinshi yose nayivona irangira ariko cyane cyane mu bibazo bya Sud Kivu ni ibibazo nkunda gukurikiranira hafi cyane kuko mpazi neza uzi n'amavu n'amavuko yawe amavu n'amavuko cyane ko na famille zanjye navuga ko nanjye turi victime y'amateka mabi yagiye agaragara muri Sud Kivu ariko n'ameza hari n'ubundi natwe turi kuba naravutse nkabangana gutyo nabyo nuko mfite aho navukiye yego urakoze cyane yes muri make ndi umunyamurenge yego bamwe babita umunyamurenge ako gasubire muri make ndi umunyamurenge bamwe babyita ndi umunyamurenge yego nabyo turaza kureba aho byavuye natinze rero mwamwumvise kuri experience uwo tugiye kuganira reka banze atubwire geographiquement cyangwa se mu buryo buciye uko isi iteye imurenge nahagana he Minembwe nahagana he dukurikije ikarita y'isi urakoze cyane reka mbanze ntandukanye ibintu biri mbone kuja kwerekana mu buryo buri geographique nubwo dufite ibyuma ngo duproject tunahabereke yego tubanze dutandukanye imurenge n'Iminembwe yego abantu benshi bagira barabyitiranya yego no kuvuga ko hari imurenge Minembwe na agace gato kari imurenge kari imurenge urabyumva yego reka mbivuge wenda kuba tuye mu Rwanda babyumva vuba imurenge ni nkuko bavuga akarere ka Rubavu kambyite gutyo yego ariko Minembwe ukavuga ngo umujyi wa Gisenyi yego sibyo abari muri Nord Kivu babyumve imurenge ni nkuko wavuga Nord Kivu ariko Minembwe ukavuga Goma yego no kuvuga ko Minembwe ni kamwe mu gace gato ariko kari imurenge yego imurenge ni hagari cyane yego nta nubwo Minembwe ubwayo yagera kuri 99 kuri kamwe ni hato cyane hanyuma tuje mu buryo geographique imurenge ni hamwe hagize ama province ama territoire 7 ya Sud Kivu imurenge hahera muri territoire ya Warungu territoire ya Warungu ikora kuri Bukavu ariko gace gato cyane ariko ikaba yiganje cyane muri territoire ya Uvira territoire ya Mwenga na territoire ya Fizi yego nayo ma territoire kwarane imurenge yakoraho kuki wumva bahita mu misozi y'imurenge n'uruhurirane rw'imisozi donc ni chaîne sinzi uko nabyita mu Kinyarwanda ni uruhererekane rw'imisozi urukurikirane rw'imisozi ihera ku kiyaga cya Tanganyika n'ikibaya cya Rusizi iyo misozi iraho hejuru niyo imurenge ikagenda n'ubundi ikarenga hirya ugana muri province ya Maniema imurenge haragenda hakagera iyo ngiyo hakora rero kuri ama territoire
uko imurenge yateye rero muri make kugira umuntu uhareba se n'ubyumva reka tubare urimo nko mu Rwanda. Yego. Fata Gishwati. Sibyo? Yego. Gishwati yose iri mu ntara y'Uburengerazuba. Abantu bagera mu bigogwe baba bahabona ukuntu babibona. Biriya Gishwati irakora ku turere 4 cyangwa 5. Yego. Sibyo? Ariko n'uruhererekane rw'imisozi rugenda. Igafata Nyabihu, igafata Rubavu, igafata Rutsiro, igafata Karongi. Na Karongi igeraho. Igera gace gato ka Karongi. Yego. Ariko na Ngororero uturutse hirya ikoraho. Urabyumva? Yego. Fata Ngororero, fata wenda Nyabihu uyigire Mwenga, fata Rubavu uyigire Uvira, fata Rutsiro uyigire Fizi, Ngororero uyigire wenda Warungu. Yego. Ifate no kandi gace kanini kuko irasa niri hirya ho gatoya. Aho hose ni muri Kivu y'Amajyepfo, ariko ni kuri urwo ruhererekane rw'imisozi bita Chaîne de Mitumba. Chaîne de Mitumba. Hano mubyita ngo intuze ya Crete Congo Nile. Iyo bigeze hano hakurya na niri ya misozi irebana. Iyo Chaîne de Mitumba niho imurenge muri rusange aherereye. Yego. Imurenge rero tugeranije mu buryo bwa akaba ari mu gice cyegereye Bukavu. Ni igice ari igice cyegereye Bukavu. Hakaba igice kinini kiri muri teritwari ya Uvira, kinini cyane. Hakaba igice kinini cyane kurushaho noneho kiri muri teritwari ya Fizi, ari naho tuza gusanga iyi Minembwe. Yego. Akaba noneho ugiye usa n'ujya mu Burengerazuba, turasanga igice kinini cyane kiri mu iyo Mwenga. Yego. Ariko Abanyamurenge bagatura muri segiteri imwe yitwa Itombwe. Sibyo? Nuko Mwenga ni teritwari ifite amasegiteri menshi. Yego. Hanyuma turebe population yatuye. Yego. Muri teritwari ya Uvira urabyumva? Higanjemo abapfurero n'Abanyamurenge n'Abanyindu gusa. Abo bose bavuga Ikinyarwanda? Abo bose biterwa n'agace kuko nduhumve ko ari ahantu n'ahantu hagari cyane. Hagari cyane. Abo bose ntabwo bavuga Ikinyarwanda. Bavuga Ikinyarwanda ni Abanyamurenge nyirizina. Abandi bavuga indimi zaho. Abandi bose bavuga abapfurero bavuga Igifurero. Abanyindu bakavuga Ikinyindu. Urabyumva? Yego. Bari muri teritware ya Uvira. Yego. Ariko bakaba nabo bita Abavira. Abavira biba mu Buvira. Baba mu Ibuvira, ariko bakaba no mu misozi. Iyi misozi irimo ibice 3. Imisozi izamuka ikora ku kiyaga cya Tanganyika, n'ikora mu kibaya cya Rusizi. Ubwo ikiyaga cya Tanganyika ni kimwe gikora Ibujumbura. Kimwe gikora Ibujumbura. Hari aho bita Plaine mu kibaya. Aho hari Abanyamurenge, hari abapfurero, hari Abavira, Abanyindu ntibahari. Yego. Hakaba bita Moyen Plateau. N'indi misozi yisumbuyeho iciriritse. Yego. Iyi tuye Abanyamurenge, Abapfurero, Abavira n'Abanyindu. Noneho hejuru kuri top, kuri ho plateau ariho wumva ku misozi miremire. Kubera ko n'ahantu hororerwa cyane, kakuriya kwa Gishwati zaza twavuga hari klima nziza n'ubwatsi n'umwuka mwiza. Aho ngaho hatuye Abanyamurenge nibo benshi hafi 80%. Ariko bagatura n'abapfurero, ariko abapfurero nabo bahinga bakanorora. Yego, ndabyumva. Hanyuma hakaba noneho mu ubwo twari tukiri mu gice cyo hagati no mu gice cy'amajyaruguru. Tugiye mu majyepfo rero turasanga teritwari ya Fizi. Iyi teritwari ya Fizi rero iva kuri Tanganyika nayo ifite iyo ntifite plaine, ahubwo dufite ikiyaga cya Tanganyika. Yego. Tukagira na Moyen Plateau. Aho ni uza wumva bita Bibogobogo. Yego. Hari Bibogobogo za Rusuku, zahe Bibogobogo nayo irimo uduce twinshi cyane nza kuvuga amazina. Yego. Noneho hakaba naho Plateau. Iyo ho Plateau rero turi muri teritwari ya Fizi. Niyo Minembwe sasa. Yego. Urabyumva? Ndabyumvise neza. Niyo Minembwe, iyo Minembwe bivuze ko
iryo zina ryavuye hehe? Hari igiti cyitwa umunembwe, nibyo byari byiganje muri ako gato. Hari igiti cyitwa umunembwe, hakaba n'umugezi witwa Minembwe. Yego. Ni ukuvuga abaturiye aho bose babita Abanyaminembwe kuko batuye aho ngaho. Yego. Injya numva ngo n'abakoroni impamvu hasa n'ahabaye civilize cyane, igihe cy'abakoroni habaga aborozi, abo twumva twita ngo ni barezimo, ngo bavuraga amatungo, abo tumva bitwaga barigeni, bamwe bamwita riga. Ni muri ako gace yari atuye, yakoze n'imihanda tujya tubibona byose bya kera. Bituma rero haba favorable kuza kuhatura. Yego. Kugeza ubu niwo mujyi navuga w'Abanyamurenge uhari. Navuga ko ari wo mujyi w'Abanyamurenge. Yego. Ariko bitavuze ko hatarimo andi moko, sibyo? Yego. Hano mu Minembwe kubera ko harimo izahabu oro, hari amabuye y'agaciro. Hari amabuye y'agaciro. Hari abashi bavuye i Bukavu n'izi teritwari ya Warungu twasize ruguru, baza hariya baje gucukura, baje gucukura izahabu. Ni rwo rwari urugendo rwabo. Ni rwo rugendo rwabo. Mu gihe Abanyamurenge bo batundwa kenshi no korora, no guhinga, ariko barimo nabo bacukura. Nabo baracukura. Cyangwa bafite ibinombe. Kimwe nabo bavira bose. Cyangwa bafite ibinombe bya zahabu bakodesha. Yego. Izo zahabu zikunze kuba ku misozi no mu bishanga. Ibyo bishanga rero ugasanga uragifite bakaza bakagikodesha kubera ko baba bazi ko harimo amabuye y'agaciro. Ni ukuvuga ngo ni agace gakungahaye. Ni agace gakungahaye karimo zahabu. Icya kabiri karera. Icya gatatu ni kirima nziza yo kororeramo. Icya gatatu harimo kirima iri tamperi. Neza neza uri hano Bigogwe, Gishwati, niyo kirima ihari. Na Musanze. Kuri ishene niyo kirima ihari. Yego. Minembwe rero iri mu kantu kameze nk'akobo kameze gutya, ifite udusozi tuyikikije, ni heza cyane. Ubwo birajya kumera nk'uko Bujumbura nayo iri hasi. Aho rero iyo niyo Minembwe. Ariko noneho tugiye mu majyepfo ya Minembwe, turakomeje ni Murenge, ariko muri teritwari imwe ya Fizi. Yego. Bazakomeza bakubwire bati uvuye mu Minembwe uragera hitwa za Gakangara, uragera hitwa za Bikirikiri, uragera hitwa za Rugezi, ubwo ni mu Banyamurenge n'Abapfurero, umanuke witwe Inagatete, umanuke wambuka Imirimba, ugere Inganje. Inganje aho ngaho ni Umunyamurenge wa nyuma yari atuye. Yego. Kandi ni naho province ya Sud Kivu igarukira ukinjira muri Katanga. Yego. Ku buryo bamwe bakomeje batambuka aho ngaho bajya Moba. Kubera kugenda bakurikira. Kugenda bakurikira ya shene y'imisozi, bashoreye inka, bakurikiye ubwatsi. N'ubuhinzi. Yego. Nibwo ujya wumva ngo abavuye Byura. Sibyo? Ariko Byura bahinga iki niki? Byura byose byaraheraga. Hari ibigori, hari imyumbati, hari ibishyimbo, hari soya, hari ubunyobwa, hari urutoki. Narwo rurahari. Abanyabyura ariko twinjiye muri Katanga. Yego. Ni ukuvuga ni rwa ruhererekane rw'imisozi. Urabona hano mu kibaya muri Tanganyika. Tanganyika irakomeza ikagera Ikaremi. Ikaremi deje winjiye muri Katanga. Ndavuga mu byahoze ari kera, ubu ngubu basigaye bayita ngo ni province ya Tanganyika. Yego. Iyo misozi iri hejuru ya za Karemi naho urumva utangiye kugera muri za Byura. Yego. Tanganyika kugeza ahihekera. Ahigarukira ni ari Rukuga. Noneho uri kurangiza Zambia. Urabyumva? Zambia. Biragera kuri Zambia. Biragera kuri Zambia. Yego. Noneho Abanyamurenge urumva iyi shene de Mitumba baragiye kugezaho basa n'abari kuri shene isa n'irangiza Zambia. Yego. Muri make icyitwa Abanyamurenge batuye mu materitware hafi 5 ya Sud Kivu na teritwari imwe ya Moba, ahitwa Vyura. Birumvikana ko ari igice kinini. Ni igice kinini, ubwo twari tukiri mu buryo buri geography. Ugeranije n'u Rwanda teritwari dufite uko ingana ko numva bishobora kuba biharenze. Shobora kuba bingana. Shobora kuba bingana. Uko bavuga ko Imurenge
urumva agenda akora ku materitwari menshi bavuga ko hashobora kuba haruta Burundi yego ni ukuvuga ngo tuvuze aho ngaho i Murenge uvuye ku mupaka w'u Rwanda na Kongo muri ahangaha i Bukavu Rusizi hashobora kuba hareshya nka gute? Urabona iyo ugeze Kamanyura Kamanyura ubwo ni hafi n'umurenge wa Bugarama. Ni Bugarama. Urabona Bugarama ni ikibaya. Hari ahahurira umupaka w'u Rwanda Uburundi na Kongo. Ni ikibaya. Hacamo Rusizi. Akageze ka Rusizi. Twambuka Rusizi. Yego. Iyo Rusizi iyo yambutse uba ugeze Kamanyura. Kamanyura rero Kamanyura muri teritwari ya Indera ya Warungu. Urabyumva? Ushatse nahageze ngiye kureba umugezi wa Rubyiro. Voilà. Noneho iyo ukomeza icyo kibaya urabyumva? Hari Abanyamurenge, hari n'Abapfurero, hari n'Abavira kujya nakubwiye. Wazamuka iburyo bwawe ugahita uzamuka iriya misozi n'ubundi ubabona yatangira Bukavu dukurishe na Bukavu burya. Iyo umanuka werekeza Uvira. Iyo ukomeza plane. No kuvuga ko ugiye kugendera muri iyo plane, iyi plane kiriya kibaya cya Rusizi binavugwa ko Tanganyika yahageraga hose kera. Ni nkuko wavuga Goma na Gisenyi. Ukavuga uti yenda Kivu mbere cyageraga mu Rugerero. Ukavuga ngo cyageraga mu ya Rugerero hari imisozi. Cyageraga mu byaro. Ukavuga ngo cyagera kuri Nyiragongo. Yego. Urabyumva? Uragenda muri icyo kibaya kugeza ikigerera ku Kivu. Yego. Urabyumva? Naho urava hariya Bugarama wambuke gato Kamanyura na Bugarama ni ikibaya kimwe. Ugende mu kibaya nkuko nari ntanze urwo rugero kugeza ikigerera kuri Tanganyika. Icyo gihe uraburi kurangiza uraburi muri kiriya kibaya niho ujya wumva hari za Bwegera, za Ruvungi, za Runingu, hari Sikireri, za Kiriba, aho wumva witwa za Runingu ni hagari cyane. N'ahantu wakoze nka kuriya ko mu Mutara. Urakoze cyane bwana Theodore Magarambe kuba dukurikiye mbibutse ko Theodore Magarambe ni umunyamakuru umaze igihe kirekire mu itangazamakuru ariko akaba ari n'umushakashatsi n'umwanditsi. Reka rero tugaruke tumaze kubona mu buryo twakita geographique cyangwa se uko umuntu yareba kurikije imiterere aho twita i Murenge haherereye, ariko tugaruke iyo twumvise amakuru atandukanye ku bitangazamakuru mpuzamahanga ndetse n'ibitangazamakuru byo mu karere twumvamo ikibazo cy'Abanyamurenge tumaze kubona naho batuye, ariko se amateka avuga yuko bahatuye ryari, bahageze gute, ni iki amateka bivugaho? Urakoze cyane. Uburyo bahageze ari amateori menshi. Yego. Ariko reka ngendere kuri teori imwe gusa. Ubwo uraza kubihuza n'ururimi rw'Ikinyarwanda. Ngendere ku mateka ibyanditswe n'abakoroni ubwabo. Yego. Na mbere y'ubukoroni uko byari bimeze n'ubushakashatsi bwakozwe icyo gihe. Ni benshi bagiye babyandikaho ndetse hari n'Abanyamurenge babyanditseho. Ndibuka ba Mirere, ba Mutambo n'ibitabo byabo birahari. Yego. Bivugwa ko normalement ntabwo Abanyamurenge bose bambutse. Yego. Ubundi cyari igihugu kimwe. Rwari u Rwanda. Rwari u Rwanda rwaguye. Rwari u Rwanda rwaguye. Ubwo twatukiri muri ya Kongo mbirigi. Bamwe bavuga hagati y'ikinyejana cya 15 n'ikinyejana cya 17. Hahandi tubona ikarita ya kera y'u Rwanda iri igipande cy'Ubugande, iri igipande cy'u Burundi, igipande cyo muri Kongo. Yes. Aho ngaho. Batarakata imipaka. Icyo gihe rero bari batuye muri kariya gace. Yego. Abandi bagiye bagendanye ntabwo bambukiye umunsi umwe bose. Yego. Bagiye bagenda bikurikiranye nuko abenshi bari aborozi bagenda bambuka bikurikiranye n'igihe runaka. Bambuka bava mu Rwanda. Bajya i Bukavu. I Bukavu iryo jambo mu mashi bisoba iwankavu. Inkavu ni inka. Iwabo w'inka. Iwankavu. Iwabo w'inka. Yego, iwankavu. Kiriya gisozi ubundi Bukavu nta muntu wari ukibaho. Ubwo ni hakurya y'umupaka? Ni hakurya y'umupaka, hakurya ya Rusizi. Ubwo na ahangaha hitwa Nguba. Heri Nguba. Hitwa Nguba. Ohere Nyawera. Ukomeza Kadudu ku isoko. N'iryo jambo Nyawera
urumva amazina menshi ni Kinyarwanda, araja kujya mu Kinyarwanda. Za Kadutu ni ariko nabyo hari ukuntu bagendaga babisobanura, turaza kubigarukaho, bikitwa ibindi ariko ari uko byari bimeze. Noneho barambuka, bamwe baca Bukavu, izo ni teori zimwe. Bagumye Bukavu rero urabona nacyo ni igisozi kirekire kigiye kungana n'iriya misozi y'imasizi tubona, gikingiriza ukuntu kuko buri abantu bari Rusizi, burya hirya y'uriya musozi wa Nguba tubona uzamuka ku mugezi, hirya hari hararambuye. Binavugwa ko nta muntu wari utuye hariya buriya. Baragenda, urumva ubwatsi burashira. Iyo ubwatsi bushize cyane cyane igihe cy'amazuba, aborozi barakomeza bagenda bakurikira hari ubwatsi, bakurikira iya shene y'imisozi. Urumva icyo gihe bijya bivugwa ko hariya ahabita Murenge nyirizina nta muntu n'umwe wari uhatuye. Urabyumva? Nta muntu n'umwe wari uhatuye, ahubwo nibo bahageze mbere, kuko ngo basanze inyamaswa gusa n'abatwa. Urumva? Basanga inyamaswa n'abatwa, ubwo bagendaga bagishisha, bagenda bagisha kugezaho, reka mbere wenda muri teritwari ya Uvira. Iyo uvuye ahitwa Rurambo uhita ubibona, nawe amaso ahita kwereka. Ukagenda izo shene, hari ahantu hakonje cyane, nko mu Bigogwe. Bigogwe harakonje, arusha mu Bigogwe. Mu Bigogwe nta muntu ndabona wicwa n'imbeho, ariko iriya twarabonaga bapfuye umusonga. N'umusonga ngubu iyo bibaye nko mu kwezi kwa gatandatu, kwa karindwi, k'umunani mu gitondo ni neje, ku buryo ushobora gutora gutya urubura nta mvura yaguye. Aho twarabona muri ya misozi ya Gafinda, twarabibonaga muri ya bibira byo mu Rurambo bya hehe. Bivugwa ko bamwe bagiye bakomeza bagana mu majyepfo, uva mu Rurambo ugana za Gitembe, ugana za hehe hose, ukagenda ukika mu Minembwe. Minembwe bahasanga hari klima iri tampere, ntiyakonje cyane, ntiyanashushe cyane. Abariho babona ubutura benshi baguma aho ngaho. Nyuma yabwo baje kuva mu Minembwe nyine barakomeza kugeza aho bagereye no muri Katanga, muri Byura. Ariko iyo ni imyaka, ni mu gihe cy'imyaka myinshi cyane. Ni ukuvuga ko hari ibinyejana hafi 4, 5. Ibyo ngibyo ni ibivugwa na bamwe mu bakoroni, na bamwe mu bakoze ubushakashatsi bw'amateka, na bamwe mu bagize gute. N'impamvu ujya ubona tuza kugeraho wenda kubera impamvu za politike n'amateka, urumva bagiye bisanga bari bonyine, nta rundi rurimi bigeze bigira aho ngaho, kuko nta bandi bari bahasanze. Bakomeza wa muco, bakomeza rwa rurimi, bakomeza ibintu byose bigenda biba mu buryo bw'Ikinyarwanda. Urabyumva? Kugeza naho nigeze kubaho muri kaminuza i Butare, hari umugabo nimba ari Kayoke niba arindi wigishaga Ikinyarwanda. Yaravuze ngo abantu bagifite Ikinyarwanda cy'umwimerere cya kera ni Abanyamurenge. Kuko ntago bigeze bahura n'ibindi bivanga. Uko ari wakoze ubushakashatsi aradefanda, yize Ikinyarwanda, anatuyana na hano turi ku Gisenyi. Adefanza aravuga ati ngo ati nuko nta bushakashatsi buzaba, amaterume muza muvuga nicyo cyari Ikinyarwanda cya kera, kuko ntikivangiye. Cyaje kuzamo Igifaransa kubera amashuri n'andi mashami y'Igiswahili, ariko umwimerere wa akizamo n'Igipfurero n'Ikibembe, biza kuza gutyo. Aho ngaho ni Murenge. Kubera ko turi buze kubibona mu buryo bwa politike, unyemerere nkwereke esa aya moko yandi bahuye bati, baje bati, ko bahageze basanga nta bandi bahari. Ko bahageze basanga nta bandi bahari. Aha Uvira bivugwa ko hari hatuwe. Hatuwe n'abandi rero. Uvira na Bujumbura urahazi. Ni nka Goma na Gisenyi, reka tubigeranye. Nubwo bidafatanye neza kubera kira gishanga cy'urufunzo cya Rusizi. Bivugwa ko aba bapfurero bose uko bangana ni Abahutu bakomoka i Burundi. Muri Kongo hemo amoko aravugwa libre mabiri no mu itegeko yabo. Urabyumva? Baraza rero bensitara hariya.
iyo ufashe igifurero kirimo amagambo menshi y'ikirundi yumvikanamo ikirundi nibyo. Ababembe biganje muri teritwari ya Fizi. Teritwari ya Fizi irarebana neza na Tanzania, ahitwa za Kigoma. Tujya tubarangiza turi iwacu. Niyo mpamvu mu kiganiro mperutse gukora n'umusore umwe wavuye Kigoma ndi Dar es Salaam, navuze ikinyarwanda numva aranshubije. Voilà. Kubera ko aba bantuze aba babembe muri Tanzania hari ubwoko bwitwa ababembe. Nibyo kuko urabyumva, niba bavuga ngo abanyamurenge bakomoka ku Rwanda, je vais bien. Yego. Ababembe nabo bakomoka Tanzania kuko hari ubwoko bwitwa ababembe kandi bugiye kuvuga ururimi rusa n'urwabo. Aba bapfure rumva babita kwira birgo bavugwa na bamukwege bakomoka i Burundi za Cibitoke. Cibitoke irarebana n'iyi plaine de la Ruzizi nakubwiraga. Yego. Urabyumva, ayo ni amateka yanditse. Yego. Nuko twagiye duturana nabo. Ariko noneho kubera nabo kujya gushaka imirimo, imibereho, dutuye mu mashyamba hejuru, bakeneye inyama, bakeneye amata n'ibindi bihingwa byera kubera ifumbire. Bajyaga guhiga daboro, hari inyamaswa, icya kabiri yari iyo ufite inka byanze bikunze ugomba kugura n'andi matungo magufi. Nuko biba biragenda ihene, intama. Urumva bahabonye isoko rikomeye. Icyo gihe barahinga bagemurira abanyamurenge. Abanyamurenge nabo babahiki amata n'amavuta n'inyama n'impu, ibintu byose. Byari ibintu byiza cyane. Bari babanye mu buryo bwo muri paradiso. Yego. Hari nibyo nabonye ku myaka yanjye. Abo rero nabo nuko bahageze. Turaturana mu mahoro, biza kugenda gutyo. Ariko ngira ngo icyo twavugaga cyane cyane uburyo twahageze, reka mbe nifashishe iyo teori. Ubutaha nzasoma ibitabo bitandukanye. Uyu munsi wantunguye, ariko noneho nkwereke noneho uburyo bagiye baza. Niba ngomba ko tuzaporojeta bakabibona, nabyo tuzabikora. Niba ngomba ko nifashisha n'abanyamateka barahari bose. Dufite na Musenyeri Jerome Gapangu abisobanuye neza cyane, wabaye diocese ya Uvira. Dufite n'abitwa abantu yahaga bakomeye cyane mu mateka ya hariya, bafite n'ibyo banditse. Abo nzabatumira rwose, uzababona, muzaganira, bagenda batwungura byinshi. Voilà. Mu bijyanye n'amateka n'icyo, mu bijyanye na plage géographique n'ibyo ngibyo, wenda mu kanya gato turahita tugaruka, dufata akaruko gato, duhite tugaruka noneho ku kibazo twumva aho cyaturutse uyu munsi. Ihohoterwa ryaje kuza gute kuri aba baturage bavuga ururimi rw'ikinyarwanda kandi ari abakongomani. Tuze no kureba ukuntu ari abakongomani nubwo bavuga ikinyarwanda. Mu kanya gato. Murakoze cyane. Nyuma y'akaruhuko gato rero turagarutse mu kiganiro cyacu. Turacyarimo kuganira kuri Africana TV. Turacyaganira na Bwana Theodore Magarambe, akaba ari umunyamakuru, umwanditsi ndetse n'umushakashatsi w'inararibonye ku bijyanye n'ibibazo cyangwa se n'imiterere y'ibibazo biri muri hano muri Kivu y'Amajyepfo cyane cyane, nubwo nibyo mu Kivu y'Amajyaruguru yenda biziho, ariko yibanze cyane mu gushakashaka no gucukumbura ibyo muri Kivu y'Amajyepfo. Twatangiye tuvuga rero ku bijyanye n'Imurenge, Abanyamurenge twabyumvise, hanyuma Iminembwe n'abantu bahatuye twabyumvise byose. Katurebe rero, iyo nkuko natangiye mbivuga, iyo ucukumbuye mu bitangazamakuru byinshi, buri munsi usanga hari ibibazo byavutse. Abaturage bamwe bakwiye imishwaro, abandi bari mu bihugu bitandukanye hirya no hino ku isi. Ese ibi bintu bijyanye no kugira ngo havuke ikibazo, aho intandaro yacyo ni iyihe yabaye ahangaha muri Burasirazuba bwa Kongo, kugira ngo Abanyamurenge babe bakwirakwiye uyu munsi, barakwirakwiye imishwaro bamwe? Urakoze cyane. Burya bafite icyo bapfana nibo bagira n'icyo bapfa. Yego. Nakweretse amateka uburyo twabanye neza cyane. Dusabana umuriro n'amazi, akabisi n'agahiye. Ubwo bari Abanyamurenge n'abaki? Hari Abanyamurenge, hari Abanyintu, hari Abapfurero, hari n'Ababembe. Yego. Usibye ko ubu ngubu aho isi igeze muri iki gihe hagenda hinjiramo n'andi moko, n'abazungu basigaye
tusigaye tubona baza kuhatura n'abazungu yego n'abashi barahari benshi n'abanyafurika baturutse ahandi kubera yose twavugaga y'amabuye y'agaciro ni bya bindi na kirima nziza n'ibindi byinshi waruvuze ngo warukomeje ku bibazo intandaro y'ikibazo kiri muri kariya gace yatumye abanyamurenge habaho cyo twakita ihohoterwa yewe ryerekeza no ku cyo twakita jenoside. urakoze cyane, ikibazo cyiza ni nacyo kiri arayine kiri kuvugwa. Ubu ngira ngo ibihugu byose ku migabane y'isi ntawe utasanga umunyamurenge, ariko atari mu byishimo ahubwo ari uguhunga, ari ugukiza amagara, ni ugukiza amagara. Yego, hari impamvu ya mbere y'amateka, hari impamvu ya politike, hakaba n'impamvu igezweho ubu ngubu ya intere, inyungu itari rusange ni ya mabuye bicayeho. Yego. Reka ne mu mpamvu mbere na mbere y'amateka gato cyane bije gucika. Uzi ko muri 1964 mu buto amaze kujya ku butegetsi yahise ahura n'ibitero baramurwanya, uwitwa Murere. Yego. Iyo ntambara ya Murere rero mu buto yarayirwanye mu yandi ma province yose, ariko igeze muri Sud Kivu bararesista. Abamurwanyaga rero uko kuresista, uwari ushinzwe operation wari umukuru w'ingabo muri kariya gace warwana ku ruhande rwa Murere ni Laurent Désiré Kabila. Laurent Désiré Kabila rero ubwo ni se wa Kabila, akagira abasirikare be bitwaga abamayimayi. Abo bamayimayi rero abanyamurenge bifatanije nabo mu guhirika mu buto. Ariko nyuma yabwo aba bamayimayi b'ababembe n'abapfurero bakajya guhangana n'ingabo za Mobutu, ariko bataha bakiba inka z'abanyamurenge bakazinyaga, bakaziha. Abanyamurenge barababwira bati rero ibi ngibi ntitwabyihanganira, niba turi kumwe kuki muhendukira inyuma mukaturwanya mu bundi buryo? Mobutu amenye ko hajemo amacakubiri, ahita arekipera abanyamurenge b'abasirikare be. Babaye abasirikare rero bahita bakubita Kabila, baramwirukana, bamuvana aho hitwa Hewa Bora, niho bamurenza hitwa Hewa Bora, barahamwirukana, aragenda aje Tanzania. N'aba babembe b'amayimayi barabakubita, abenshi baraga bamanika amaboko, abandi barahunga. Bamaze guhunga rero urumva mu butegetsi afata bamwe mu mbuto abari barize b'abanyamurenge n'abantu muri Nord Kivu abaha imirimo. Yego. Nahumva babisenga Imana, ariho dusanga nyine abadepite mu nteko. Abo ni abakera, abandi barashaje. Yego. Nk'uyu Gisaro, Minisitiri Gisaro isi yari depite wa kera, yapfuye za 81 yishwe n'impanuka. Hanyuma aba babembe kumbe batubikiye inzika ko ari twebwe twagize gute, twatumye batirukana mu buto ku butegetsi. Yego. Ubwo kubera ko abanyamurenge bari bamaze kujya mu gisirikare, mu buto yabarekipeye. Yes. Bukeye bwaho mu buto ngo arebe, abona mu babembe harimo abantu bamwe biza, aravuga ati aba n'abapfurero, aba bantu ninkomeza kubagira gutya ejo bashobora kuzantera. Kandi abanyamurenge bo narabazanye. Arabazana abashira mu butegetsi. Abitwa Banzuruni Bembe n'abandi abaha imirimo. Ngo abaha imirimo rero baje no umwe yari vice president w'inteko ishinga amategeko ya Kongo, Banzuruni Bembe. Niho rero inzira y'umusaraba w'Abanyamurenge yatangiriye. Ubwo rero baravuga bati sasa tubonye imbaraga, kuko umuntu ujya imbere, nimureke rero baporopoza mu nteko ishinga amategeko, kuko nibo bari bayifite, bati bariya saba Kongomani. Batangira kuzamura ikibazo cy'Abanyamurenge. Saba Kongomani bari bafitanye, bitwaza power bafite, imbaraga bafite, tangira kuzamura ikibazo kireba Abanyamurenge. Ati bariya ntabwo ari Abanyarwanda, ntabwo ari Abakongomani, n'Abanyarwanda, kandi bari basanzwe babana. Mobutu ananirwa kubijera,
yanga guhita bagira abanyarwanda, yanga guhita byemera, ariko noneho iriya dutuye mu giturage, aba bari hasi abashefu de lokalite hatangira kuzamuka umwuka utari mwiza. Ndabyibuka igihe kimwe c'amatora cyaranze banga ko twe dutora ngo ntabwo tubyemerewe. Icyo gihe rero ndabyibuka twararwanye n'inkoni, dufata ibyo bari gutora byose turabica ku ngufu. Iyo ntambara nayibayemo nari mu wa mbere segonderi. Urumva deja amateka mabi yatangiye. Mutangira gukora imyigaragambyo, imyivumbagatanyo mu matora. Twebwe twarigaragambye gasabo n'indi twumva, kuko mu butu byatumye ijwi rizamuka, amakuru agera kuri mu butu bati babantu baciye amatora, atese ni babandi ati mu gace baherereyemo havutsemo ikibazo. Mu butu ati umuntu watinyutse guca amatora yanjye byari byose afite akarengane. Icyo gihe habaye 94 nibwo intambara yavutse mu Rwanda yo kubohoza u Rwanda. Ngo hatangiye noneho rero batangira kutwita abatutsi b'inkotanyi. Urabyumva? Byahohoterwa wumvaga rikorerwa abatutsi bari mu Rwanda, natwe twararikorerwaga mu bundi buryo. Ubwo namwe ariko jenoside iri ko berekezaho. Ubwo niko jenoside iri kutwerekezaho. Hatangira kuza ikintu cy'ubwoko, amoko, kuje Kinshasa kibikibazo, kujya Bukavu bibibazo. Amazina y'Abanyamurenge atangira kugenda agabanuka, hatangira kuzamuka abatutsi. C'est ça. Noneho kujya gukora ikizamini cya leta, ndabyibuka ko abasore bagendaga gukorera Uvira, za hariya kuri Tanganyika, bafite ubwoba, bagakodesha abasirikare babararira. Urumva deja kubera gutinya kwicwa. Ariko subiye inyuma gato, reka nkore kuri ya ntambara ya Murere ko byagenze. Ya ntambara ya Murere nubwo Abanyamurenge bakubise Murere barayirukana, ariko bapfushije abantu benshi. Abanyamurenge bajya bavuga ngo base uyu bizima karahani nini buriya n'imfubyi za Murere n'ibiki byinshi cyane. Twara tugikomeza rero nyuma y'aka karuhuko kandi gatoya, tureba ku kibazo n'intandaro yacyo, ku kibazo kivugwa ku bwoko bw'Abanyamurenge b'Abanyarwanda bavuga Ikinyarwanda, cyangwa se abakongomani bavuga Ikinyarwanda bahohotewe kugeza uyu munsi, tukaba tubasanga hirya no hino mu bihugu bitandukanye ku isi. Yes, unyemere rero twari tugeze kuri intambara ya 94 mu Rwanda, yatangiye mu myaka ya 90 ku rugamba. Icyo gihe rero iriya myaka ine mu by'ukuri Abanyamurenge bayigire mu bibazo bikomeye cyane. Kuva muri 90 kugera 94. Kuva 90 kugeza 94, kugeza noneho abantu b'abasore batangiye gutotezwa, barahunga. Yego. Bamwe bahungiraga i Burundi bajya gushakayo n'imirimo, abandi urumva bahungiraga i Bugande, abandi bahungiraga ahantu henshi cyane. U Rwanda rumaze kubohorwa, inkotanyi zimaze guhagarika jenoside yakorewe abatutsi mu Rwanda. Ubwo ni muri 94 na none. 94 hegereza muri 95. 95 Abanyarwanda barimo abari bamaze gukora iyo jenoside n'ingabo za XFR zahungiye Kongo. Ni naho rero inzira y'umusaraba ikomeye itangiriye. Bahungiye Kongo mu Plaine de la Ruzizi. Habaye inkambi za Katare, za hehe, barambutse binjira muri Bukavu, bakomeza aho za Nyawera, za hehe. Ariko kubera bari mu mujyi cyangwa se tugerekeye umujyi, abashoboye gukomeza bagakwira imishwaro muri ibyo bice. Hari n'abageze Kinshasa. Yego. Icyo gihe rero umuntu wese w'umututsi yarahizwe muri Kinshasa. Yego. Barahigwa. Baraje bafasha n'abandi bari basanzwe n'ubundi bahiga. N'abandi bari basanzwe bagira bate. Urabyibuka 9 mu mpera z'96 97 hatangiye rero urugamba. Binavuga ko
ari Abanyamurenge batangiye urugamba bapatanije na wa Kabila. Aho naho hari n'izingiro ry'ibibazo. Yego. Bazanye wa Kabila birukanye baza kwireturuva ari ubayoboye. Yego. Hari ibihugu byagiye byinjira muri iyo ntambara kubera ko nabo bari bafite abanzi ari hakurya. Twavuga u Rwanda n'Ubugande. Yego. Icyo gihe rero intambara yari ihuse kubera ko n'abaturage benshi bari barambiye ubutegetsi bwa Mobutu. Yego. Kugeza aho Mobutu bafashe Kinshasa, ariko muri iyo ntambara ni naho hatangiye jenoside ikomeye yakorewe Abanyamurenge. Ntabwo tuzibagirwa jenoside yakorewe hariya aha muri Plaine de la Rose hakurya ya Bugarama, aho bicaga abantu bakabaca imitwe bakajugunya, abandi bakabambira amaboko bakajugunya muri Rusizi, ahitwa za Bibogobogo, ahitwa za Kabera, ahitwa za ni henshi. N'abandi bari muri byura babagize ibibazo, barameneshwa, bamburwa kila kitu. Inka ziraribwa, amazi aratwikwa. Ariko mu Minembwe kubera ko iyi ntambara ariho yari yatangiriye ntibagira icyo baba, ariko urumva aba enclave ntabwo bari bisanzuye ngo bagende. Icyo gihe rero hagaragara impunzi nyinshi cyane. Nicyo gihe wabonye abenshi bambuka baza mu Rwanda, abandi baje i Burundi, abandi bakomeza n'imiryango mpuzamahanga batekerezaho, ariko amahirwe baragenda bafata Kinshasa. Fashe Kinshasa ndetse babonamo na ba ministre bibiriya bizima kandi ari ministre des affaires étrangères. Mu minsi mike uriya Kabila bari bagejeje ku butegetsi, yirukana Abanyarwanda. Bari mu ngabo icyo gihe. Bari mu ngabo icyo gihe. Yirukanye Abanyarwanda bari mu ngabo. Ubwo harimo n'Abanyamurenge. Norumana Abanyamurenge ntibari gutaha kubera ko n'Abakongomani. Yego. Dahere bamwe banga no kuza. Arabatwika. Nicyo gihe babatwitse n'amapini, kiriya kintu cyo gutwika n'amapini nicyo gihe twakibonye. Barabica, bari Rubumbasha, bari heha, barabica pe. Ndetse waruzi ko n'umwe mu bari ba vice president ba Kongo witwa Herodian Ndombasi afite dossier. Nubwo yapfuye yari afite dossier kuko niwe watangaga order yo kwica abantu. Iyo ni Karuvariyo ya mbere. Nyuma yabwo hakurikiye intambara ya RCD kuko babona ko ibyo barwaniye ntacyo babonye. Yego. Iyo ntambara ya RCD yaragiye ifata wanza ari kimwe cya gatatu cy'igihugu. Bagenda basimburana, iyo ntambara ikirimo Kabila arapfa. Ariko noneho uyu Kabila kugira ngo atangire urugamba rwo kwirukana Abanyarwanda n'Abanyamurenge, aravuga ati fasha ubutegetsi, reka mbagire nka kurya nanjye bangize muri za 64. Yego. Amfete nuko byari bimeze. Ibintu biragenda uko intambara zagiye zikurikirana. Murabizi intambara ya RCD yaje kurangirizwa n'imishyikirano. Ariho habaye Kabila amaze gupfa bashyiraho umuhungu we, murabizi. Ariko aba ex-FAR n'intera hamwe bariyubaka kugeza uyu munsi bitwa FDLR. Yego. Ntabwo bigeze bahagarika ibikorwa byabo byo gufatanya noneho n'abamayimayi kujya kwambura inka Abanyamurenge. Ariko cyane bikomeza kuba nkubitire muri Nord Kivu ho bindi. Muri Nord Kivu hakomeza FDLR, muri Sud Kivu bita CNRD. Yego. Uyu munsi rero ya mishyikirano igenda irangira RCD bayirangije mu buryo bwa politiki. Ariko icyo gihe RCD igenda hahise havuka icyo bita, ubu turi muri Sud Kivu, muri Nord Kivu havutse CNDP. CNDP ni abantu banze kuja Kinshasa, baravuga batari ko ababyeyi bari kwicwa hano turaje Kinshasa, barahindukira babamarire hano. Ubwo se wari hatangiye imitwe ikomeye itandukanye muri Nord Kivu. Muri Nord Kivu no haravutse umutwe ukomeye. Muri Sud Kivu havuka icyo bita Gumino. Urabyumva? Birasa buriya. Iyo Gumino ababuze bumva bitwa abamakanikane nabo bari bayirimo. Yego. Iyi Gumino
bo baravuze twigumire ahangaha ntitujye Kinshasa aba babyeyi n'abarumuna bacu na ba mama barabambara nuko Gumino yavutse yego CNDP ko yavutse urayizi CNDP iza kurangizwa na Gumino nicyo bita umoja wetu amani leo byazanywe n'uyu perezida Kabila fils abasirikare benshi bari muri iyo mitwe bajya muri leta icyo gihe rero babonye intego zitagezweho kuko n'ubundi tuza gusanga ikibazo si ukurwana ikibazo si imbaraga ahubwo ikibazo cyamaze kuba ideologike kakijya cyo mu Rwanda ingengabitekerezo ikomeye cyane yo guhiga umututsi yo guhiga n'abandi bavuga muri Kinyarwanda n'abahutu icyo gihe barahirwaga yego nibwo havutse M23 muri Nord Kivu muri Sud Kivu iyi twirwane Gumino yari yasigayemo bakeya nabo batangira kwihagararaho ubwo aho ngaho ndi kugira ngo tuhumve neza M23 yaje kuvuka irimo bande na bande M23 yaje kuvuka irimo Ntaganda na Makenga urabyumva kandi bari abantu bakomeye uribuka igihe cya CNDP nabo bari Abanyamurenge oya ko ndavuga muri Nord Kivu no kubikompara kuko deje ikibazo kirahuye bose bari guhigwa ni ikibazo kimwe abavuga Ikinyarwanda abari muri Sud Kivu ariko kubera ko urabona uyu Ntaganda na Makenga bafite imbaraga abasore benshi b'Abanyamurenge barabakurikira yego ariko abandi bari muri leta barabarwanya urumva deje ko Kabila burya uko yategetse we yarabakasemo yabonye ko nibaguma hamwe bazagira imbaraga abacamo icyo nicyo kibazo cyabaye gikomeye cyane epfo muri Sud Kivu abikitwa Gumino iyi Gumino rero igenda ishonga ubwo niyo yaje gukomeza yenda icyo uza kutubwira cyitwa twihagarareho twirwaneho niyo ngiye kugeraho rero tugiye muri 2017 ejo bundi ari naho nza kuganisha ku musozo 2017 kuki intambara ivutse noneho ikomeye cyane ifite imbaraga zidasanzwe Kabila buriya yaraduhemukiye mu buryo bukomeye abantu batajya babona gute rero Kabila yaragiye afata aba basore b'Abanyamurenge bose bari muri leta anabaha n'amapeta ba general bakomeye cyane bose guhera ku cyitwa umusuriye tena abakura hariya niho bayajyanye kujana za Beni abajyane he anabaha n'imirimo ikomeye abagira abayobozi ku buryo muri Kongo abuze Kibali atabona uko agaruka iwabo yego baba mayimayi rero baritegura neza baraneka basanga mu Minembwe nta musore ukibayo bahera kunga agashorera abo basaza bari kumukurikira se ntago byagombaga gushoboka batwika amazu abanyapolitike rero baba barabiprofise babitakwira bati igihe rero cy'Abanyarwanda cyo gutaha kirageze nimo bambutse basubira iwabo nuko byagenze barabipakurura iyi rero iyi bita ngo Gumino nta rutege yari gifite kuko yari isigayemo abasirikare bake cyane dutangira kumva na leta yarayiguze ukuntu barya amafaranga ntibarwane nibwo rero wavutse cyitwa twirwaneho nta nama yigeze ngo biyise izina bakoze igikorwa gihita cyitwa no kwirwanaho gusa hatangira abasaza bameze bate niba abandi barwanye rwa rugamba rwa Murere bafite imyaka 70-80 bararesista baravuga ati hano dutuye ntituzahava ugasanga gasaza rwose kunamye ariko azimbunda bararesista ariko bigeze hamwe muri za territoire za Uvira ahitwa za Rurambo ahitwa za harasenyuka barahunga baje mu Minembwe abandi barahunga baza mu Rwanda abandi barahunga baje i Burundi abandi bakomeza i Bugande abandi bararesista birwanaho sasa ariko inka ziragenda nibwo aba basirikare bamwe
babuze uko bajya gutabara iwabo bagize gutya bavamo bamwe makanika niwe wari uyoboye ingabo muri teritware ya Ntuzi. Iyi teritware irimo intambara muri Nord Kivu bayita Warikare niwe wari uyoboye buriya kandi yari afite amafaranga menshi sinzi inzira yanyuzemo agera mu Minembwe ariko hagati aho ngaho muri iyo nzira y'umusaraba 2018 2019 ubutegetsi burahindutse muri Kongo. Abanyamurenge bariruhutsa batari kudukize Kabila bibwira ko Tshisekedi aje gukemura ibibazo. Tshisekedi noneho we aje ati n'abanyarwanda nibataha iwabo n'abandi bavuga Ikinyarwanda Nord Kivu na Sud Kivu aho baba bari hose ni mugende ashiraho n'abanyapolitike bagomba kugenda babyamamaza. Ndetse noneho ejo bundi bigiye gucika nsimbutseho gato afata ya mitwe yose ayita izina rimwe n'abazarendo. Niyo havuye abazarendo. Imitwe ibiri gusa M23 na twirwaneho arayihorera ahuza indi yose irwanye iyi mitwe yombi irimo abatutsi urumva irimo avuga Ikinyarwanda kibaye rero ikibazo ku mugaragaro ni ukuvuga ko leta ihaye umugisha genocide muri Sud Kivu bararwana pe Mayimayi yifatanya n'ingabo za FARDC ubwo harimo na FDLR uko nibo babaga imbunda hatangiye kugaragara Mayimayi yaje kurwana ikazana n'ibifaru bikomeye byabaguma n'indege ikaza n'indege zarajaga Abanyamurenge ati turashize. Nibwo rero hakomeje kugenda n'abandi bakoroneri. Urumva koroneri yagiye ajyana n'abasirikare abo bitwa Basematama abo bitwa Bamitabu bagiye bacika igisirikare ariko mu nzira zigoye bakisanga hariya bahageze rero ejo bundi bagira amahirwe M23 yongera ibyutsa umutwe abandi baravuga bati ubwo abangaba bagize baraza gutabara bene wabo. Amfete muri make kugeza uyu munsi Abanyamurenge barameneshejwe barishwe baratwikiwe bafite inkomeri nyinshi babaye impunzi kubera iyi politike ya Tshisekedi noneho yabitije umurindi ishiraho n'umutwe w'ingabo ushinzwe kubarangiza. Arakoze cyane rero Theodore Magarambe ngira ngo muri comment muraza kutubwira ibindi mukeneye kazatubwiraho kandi afite byinshi mwabyumvise ntabwo yagiye abyinjiramo cyane kubera umwanya muto. Ngira ngo mwabyumvaga ko mufatiranye rwose mufatiranye agiye no kujya gusenga nari mufatiranye namubuze ndavuga ntireka mufatirane mbere yuko ajya mu misa mwumvaga aho turimo tuganirira ni hafi na kiliziya niyo mpamvu mwumvaga n'amajwi y'abantu bari gusubiramo indirimbo. Reka rero mbashimire ariko mu kiganiro cyacu gikurikiranye ngo tuzaganira noneho uko byaje kugenda n'igisubizo gishobora abona gishobora kuba cyabaho kugira ngo iki kibazo kizakemuke. Niba igisubizo koko cyabaho igisubizo urabona ibi bintu bishobora kuzagira amaherezo cyane bizagira amaherezo ntari byakorwa kuko burya ikibura ndikiboneke ni igihugu harwaririmbe ngo kabura ndikaboneke ni nyina w'umuntu wa mbere ni igihugu. Hanyuma nsoza akabazo kanyuma kamatsiko Abanyamurenge navuze ko tubabona hirya no hino mu bihugu bitandukanye ku isi bagiye bagenda hirya no hino kubera gukiza amagara yabo ndetse no gushaka n'imibereho. Hazamo n'umuryango w'abibumbye ishami rishinzwe kwita ku mpunzi ravuga iti tugenda turengera bamwe bagenda bajya mu bihugu niko tubumva muri Norvège niko tubumva muri Amerika muri Canada ndetse n'ahandi uko kugenda bajya mu bindi bihugu hari hacyariho ubumwe ubufatanye no kugerageza gufasha abasigaye kugira ngo nabo aho bari abo birwanaho n'abandi babashe kubona uko babaho. Kujya mu bindi bihugu hari kujya gushaka imibereho ariko Abanyamurenge bose aho bari 100% nta wibagiwe iwabo bari hamwe uzanabumve naho bari hose bajya vuga ngo
iwacu sibyo yego ariko aba bana bato bari kuvuka nibo tujya tubonamo ikibazo kuko bamaze ariko amateka barayazi bazi ko Minembwe bazi ko Imurenge tutazahaheba n'umunsi n'umwe badashobora kuhava ntabwo byashoboka na Kongo irabizi uburyo rero bazahaba nuko nta kintu gisumba amahoro Kisekedi igihe ari cyo cyose n'undi perezida uzajyaho afitiye imyumvire ko Abanyamurenge agomba kunetraliza Abanyamurenge ariho kugira ngo ari hagire kuko ryabaye n'iturufu ryo kwiyamamaza ntabwo bizamuhira kuko byanze bikunze intambara yo kubirwanya izaba ndende no kubiharanira izaba ndende ariko tutwifuzaga inzira y'imishikirano n'inzira yo kuganira ntabwo twebwe ntidukeneye ubutegetsi Umunyamurenge dukeneye n'intambara dukeneye igihugu kandi iwacu dukeneye igihugu dukeneye amahoro kandi iwacu aho tuvuka uyu munsi kwimurwa no gukwizwa imishaho reka nkeneye iwacu kwiga ishigo niho mvukira reka ngo urugero rutoya abantu wenda bashobora kuba bibesha ngo bariya ngo ni Abanyarwanda bo nibiki aho navukiye uyu munsi kwiga ishigo niho hari imva ya papa niho hari imva ya mama we kuko se yaguye mu biraro niho hari imva ya sekuru niho hari imva ya sekuruza aho ngaho mu Minembwe hari abandi bagiye bagwa ngo ishanji hehe uko bagiye bimuka ngaho mbwira izo ni generation zingahe zigera muri 5 papa yapfuye afite imyaka 93 hashize imyaka 10 ubu ngiye mfite imyaka 50 urabyumva ngaho mbwira izo generation urumva bagiye ariko none igitangaje ni ugufata uyu mu FDLR waje ejo bundi 94 arashaka kwigira umukongomani kundusha njewe maze icyo gihe cyose uhamaze imyaka 50 nicyo kibazo rero abasokuru barahamaze indi jana iki rero cyo gufata umutwe w'iterabwoba FDLR ukayigira abanyagihugu abari abanyagihugu kabambura ubunyagihugu byabaye igihe cyo kwigisha abakongomani ideoloji genocidaire ububi bw'umunyarwanda ni ukuvuga ko bo bafite formule bakoresheje bari muri Kongo formule irahari hasigaye gushyira na application gusa muri Kongo niyo mpamvu usanga muri Kongo kwica umuntu ubageze naho bica noneho bagatwika ntibarekeraho bakanarya ibi bintu rero bigomba kurangizwa n'amahoro n'ibiganiro ntabwo Kisekedi ntabishaka mu gihe atabishaka rero ari guha imbaraga abamurwanya ari guha imbaraga opposition ari guha imbaraga twirwaneho ari imbaraga M23 n'abandi bose byanze bikunze nta joro ridaca aho uvugiyemo byinshi tuzasubukura mu kiganiro cy'ubutaha angira ngo Theodore Magarambe mwamukunze kandi mwakunze ikiganiro atugejejeho reka tumushimire cyane hanyuma mu kiganiro cyacu cy'ubutaha tuzakomezanye nawe ku bindi bibazo muri bwandika muri comment natwe ikindi kiganiro tugiye gutegura agiye kuducukumburira neza byinshi atatubwiye tuzabikomeza mu kiganiro cy'ubutaha asante sana ndagushimiye cyane Theodore urakoze cyane mubatize ukomeze ducukumburire rwose iki kibazo amen merci abari badukurikiye rero ndabashimiye mwadukurikiraga kuri Africana TV ndetse no kuri wa eshatu Africana Post .com ndetse na Ukwezi Live TV naho ubutaha